banyita Karori ndi inshuti y'umugabo wawe rero hari n'ahantu twakoranaga mu gihe gishize ariko simperutse amakuru ye. Yene twamusinga mu nzira se ko mwambwiraga ngo mwaje cyase none twaciyara ku mataje tuvuga tamaga taje ya mbere taje ya kabite yari no kwisubirayo narushye ako ngabanya ahantu ntuye kari heza ni heza aho kabyara ese ko iyo tangiye kwirebeshwa hirya no hirya mba nakumenye wo buru bahaneguye se ntago nabikosere cyo kereye hari ibiki icyaka nanjye cyari kimereye nabi wa muntu kujya mu rugo rwawe babakire se kwa bazana ibiki wiyemeye kuri bagenzi bawe ngo ufite ibyo kunywa ngo uri bubahe bihenze wowe ugira iki twaye twaburaye ngo bari gusaba ngo muzayenese so kunywa nazi hari babicare babizi neza baguruka bamvira ahangaha mumvira mu rugo mwagegera ngo dore ko mwagengereje impano tsobana ukuntu wirirwa wiyemera na ziriya ingegera pasa wagimenya ko ndi umugabo wawe sobanura ukuntu zirangegera zizana gusaba ngo ndisawiswe nako kanyaho nge hari niyo nigurira umwana arabura arawukaze n'ingegera ziza ariko se shiri waje ugenda gake ukavugana gake yako ndavuga gake nsobanura ibya zirangegera mu nyine urabona bari abagabo je nabiye ndiyemera ko muri ahantu hose none se ubungu urabona bimeze gute hano kandi sobanura ukuntu wirirwa wiyemera ku bandi bagabo ngo urabagurira amayoga nayo warananiwe n'ubwigurira ibyo kurya ubu twabwira utari umugabo mu rugo azi ibyo byombo n'ubundi ako wagakoze n'ibyo ugakora nawe kora ko nagakoze